Hello everyone. Mumeze gute? Nizere ko mumeze fresh. Nanjye meze neza, ndashima Imana. Mbere na mbere ka tubanze twakire abantu bagize uti abantu bashyashya. Abantu bashyashya turabakiriye, mwiyumvemo ikaze. Welcome and welcome, turabishimiye cyane. And then abantu basanzwe noneho, abasangwa, abasangwa namwe ndabasuhuje, mukomeze mwumve inkuru zacu. Ntimwibagirwe gukora share, comment and like, kandi mukomeze munazisharinga abashuti banyu, bakore subscribe, dukomeze dutezanye imbere kandi nkomeza kubagezaho ibintu byiza. So today I said what? Today ngiye kubagezaho inkuru iryoshye. Igize ute? Iryoshye. So let's start. Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwacu uno munsi turayitangirira mu rugo rw'ahantu tubona ko hari umupapa n'umumama bicaye bari kuganira. Muri ako kanya gakeya nk'iminota nk'ingahe hinjiye umutipe ubona ko mwiza utuje, yarinjira arabasuhuza, arangije ubona agiye kugenda. Mu gihe asa nk'uteye intambwe agiye, mama we yaramuhamagaye aramubwira ngo ngwino hano. Ariko Jack, wabaye gute? Ni gute ushobora kuza ukifata ukaza ukadusuhuza aho ngaho ukahita ugenda utanatuganirije akanya gato? Nta soni? Ntambwe ati sako si mama uretse kundenganya koko, njye ntera story. Okay, ntari ngareka tuve ku bya story, reka tuvugane. Ako se mwana we, katuvuge ibintu dusubira ibindi. Ni weho umwana wenyine twabyaye, urabizi kundi yitabye Imana. Ubona koko tudakeneye akuzukuru? Jack yaramurebye aramuseka cyane, arambwira ati mama, ibyo bintu mama muvuga ni ibiki koko? Njyewe nta nzozi mfite zo gushaka, kandi ibyo bintu by'abuzukuru ntago biba bindimo. Arambwira ati none se gute bitakurimo? None se uzarenda upfa nta mwana? Arambwira ati mama, sinzapfa nta mwana, ariko ntibivuze yuko mugomba kunshyiraho pressure. Igihe muzabona bibaye azaba ari icyo ngicyo, so mwinshyiraho pressure. So ababyeyi be babona umutipe yarakaye, niba bitinda umutipe ahita yigendera Jack ajya mu cyumba. Ubwo ngubwo Jack akazajya ajya ku kazi akagaruka, bakaganira biraho bisanzwe, nyine ubona ko nta bintu byinshi. Ubwo ngubwo umunsi umwe Jack nabwo yaratashye, mama buri gihe mama we yahoraga amubwira ati umwuzukuru, abona ntago azabivamo. Umunsi umwe Jack yaricaye arareba, abona afite akazi kamuhemba neza, abona ari mature, abona afite imyaka yo kwibana, avuga ati ni gute nakirwa nserera n'abantu hejuru ko mfite ubushobozi bwo kuba nakwibana ndi na mukuru, buri kintu cyose kikagenda neza. Ubwo ngubwo nibwo yaje gucunga ababyeyi be bagiye, hasigaye umukozi. Nibwo yahamagaye umukozi amubwira ati rero ngiye kugutuma ku isoko, hari utuntu ugiye kungura. Amubwira ati okay, nta kibazo. Aramutuma ibintu byinshi biri ngombwa n'ibitari ngombwa. Ubwo umuhungu yaragiye arihuta, nibwo Jack yasigaye, uri kumva ntabwo yari kwimura ababyeyi be. Yafashe utwenda twe turaho, udukoresho twe twa hato na hato, arapakinga ahita duterera mu modoka. Nibwo wa mukozi wabo yahitaga agaruka, ambwira ati rero hari ahantu ngiye hano hirya, ubwo turaza kuvugana. Ambwira ati nta kibazo. Ubwo ngubwo urufunguzo ahantu yarusize, arangije andika n'akaretre agashyira munsi y'urugi rwa mama we, arigendera. Aragenda yari yakodesha ahantu apartment, agenda ashyiramo udukoresho twe, aragenda agura n'ibindi abiterekamo buri kimwe cyose. Nibwo yaje kubwira abatipe bagenzi be ati muze dutahe inzu umwana. Bagenda barayitaha, bararya, baranywa, barasinda, buri wese ataha iwabo n'undi arataha. Umutipe yasigaye wenyine, ubuzima burakomeza. Mu gitondo arabyuka ajya mu kazi nk'ibisanzwe, ariko mama we atashye yarebye ka karetre arababara. Arangije atabaza umukozi, ambwira ati se ejo Jack yagiye ryari? Ambwira ati Jack yantumye ku isoko ngura ibi bintu, and then inje mbona ahise afata imodoka aragera. Ambwira ati araza kugaruka. Nk'umuntu mukuru yahise atekereza, abona ko yajijishije umukozi kugira ngo apakinge yigendere, umukozi atamenya what's going on. So nk'umuntu mukuru nawe yanze kwiteza umukozi, nibwo yahitaga ahamagara Jack. Jack yanga kumwitaba, ahamagara Jack yanga kumwitaba. Biba ngombwa ko mama we ajya kureba Jack ku kazi, baraganira. Arambwira ati rero mama, let me tell you something. Ndabizi ndi mukuru pe, nkeneye kuba nazana abo buzukuru mushaka, ariko si njye ninjye udakeneye umwana. Kuki mwumva mwanshyiraho pressure?
mwe mufite ubuzima bwanyu mwanyuzemo, nanjye mfite ubuzima bwanjye nanyuzemo, so mwishaka kunshyiraho pressure mumbwire ngo nzana abana, ese ndamutse mbazanye ntarabona izo mbaraga zo kuba nabarira, byo bivuze iki? So yahaye point, mama we yamuhaye point kabisa, yamuhaye point ku buryo nta kindi kintu yari kuvuga ngo arengejeho. So aratuza, umuhungu aragenda abaho ngaho. Umunsi umwe yaje kugura n'abashuti be, hari harimo umukobwa umwe utuje nawe, uwo mukobwa yitwaga Emeline. Yaje kuba inshuti na Emeline biri aho ngaho, ariko ubona ko nta bidanje, bari inshuti biri aho, ubona barakundana ariko ntibakundana, nyine biri mu kavuye ibintu byabo, ariko bakagerageza guhelpingana uko biri, of course bakanahura bakararana byose. Umunsi umwe haje kuba party kwa Jack na Emeline, araza bahavinga fun, baranywa, ubwo nibwo Emeline yahararaga, and then mu gitondo buracya Emeline arabyuka ajya mu kazi. Yakoraga ahantu mu gakafe, muri ako gakafe yakoragamo atuje pe, nta muntu wapfaga kumenya ize gutyo. Hashize nk'iminsi nk'ine cyangwa 5 mfatangira guhinduka mu mubiri we, nibwo yaje kujya kwa muganga, agiye asanga aratwite. Nibwo yahamagaye Jack, arambwira ati Jack dufite guhura. Arambwira ati oh urankumbuye se? Arambwira ati yeah I missed you but nyine mfite n'ikindi kintu cyo kubwira. Arambwira ati okay nta kibazo, ubwo ndabizi n'amafaranga ugiye kunyaga, kanze nagusinyiye check. Arambwira ati no. Aravuga ati no I know you, ukeneye amafaranga. Arambwira ati okay nta kibazo. Jack aragenda amusinyira 3 miliyoni ku gasheki, nyine ngo zo gukoresha mu gihe gito. Yafataga nkaho hari amafaranga ari simple. Akihura na Emeline yahise amukubita sheki, ambwira ati fata ku gapapuro. Emeline ntiyabitinda arakabika, bagenda baricara barasangira. Bakimara gusangira of course kuko n'undi Jack yamushakaga ko bajya kuryamana, just nyine iyo sign yahitaga amwereka. Emeline abanza kwanga, ambwira ati mfite ikintu cyo kubwira. Ambwira ati ufite iki cyo kumbwira? Nibwo yahitaga amubwira ati Jack ntabyo guca ku ruhande, urabizi neza ko hashize iminsi turyamanye kandi twanabigize ibintu byacu. Okay nta rukundo rwa danje dufitanye, ariko uko biri feelings dufitanye zitwemera ko tugomba kuba dukundana. Aravuga ati okay yeah so nicyo ushaka kumbwira? Ambwira ati ndatwite. Jack yaramusetse cyane, ambwira ati ngugize ute? Ngo ndatwite. Ambwira ati are you serious? Ambwira ati yeah ndatwite. Ambwira ati sha hakuzi ko wasaze, ngiye sindakubwiye yuko ntera inda, urabizi neza. Ambwira ati Jack wivuga uko, nta wundi muntu njya mpura nawe, it's you, kandi nawe urabizi. Ni wowe mpura nawe, nta wundi muntu njya mpura nawe, urabizi neza. So ni gute ushaka kumbwira ngo ntago ari wowe? Ni na gute watinyuka? Jack yaramusetse cyane, arambwira ati reka nkubwire rero, noneho n'amafaranga naguhaga sinyaguha, kandi ikindi cya kabiri nushaka kujya kundeka. First of all mfite imyaka y'ubukure, even me mfite imyaka y'ubukure. Sinzi neza nimba uwo mwana ari uwanjye cyangwa atari n'uwanjye, gusa niyo yaba ari uwanjye I don't care. Singukeneye n'uwo mwana simukeneye, wayikuramo utayikuramo nta kintu bimbwiye, gusa sinzongeye kumva mu buzima bwanjye. Iyo nkundanye n'umukobwa kazanamo n'ibintu by'inda, no ntabwo ngiye mba mbirimo. Ubwo atabashije kwiprotectinga, wumva ko ngiye nzafata umwanya wo kujya kwita ku kazi kanjye, nkafata n'umwanya wo kuza kuguprotectinga? Who are you in my life? Yabwiye nabe Emeline arababara kuri rwa rwego udashaka kubyumva, arababara pe, biramurenga. Nibwo yajyaga ahantu aba ararira, ariko aravuga ati no I have to work. Nibwo yageze ku kazi ke, asanga boss yarakaye yanamwirukanye, abura ukuntu abigenza. Avuga ati semana ko nangize Imana mpaye 2 miliyoni 3. Ahita abanza agira ubwenge, atajya kuri bank arabanza arayabikuza, cyabikuza ahita yashyira kuri konte. Aravuga ati Imana ndakwinginze, wewe wemeye yuko uno mwana anjyamo ibi byose bikaba ntanabiteganyije ntanabiteguye, uzi impamvu kandi ndabizi kazabaho. Emeline nibwo yaje gushaka uburyo cyajya gushaka akazi ko mu rugo. Yagize Imana ahita abona ahantu haba abasiribateri 2 baba papa
aragenda akajya abakorera amasuku buri kimwe cyose. Yaragiye arabakorera abantu bakishima kuko aba ari abantu bibera hanze, ntabwo baba bamenyereye ibintu by'abakozi. So iyo babona umuntu bitayeho bakaza bagasanga yameshe, inzira asa neza, inkweto zirakecuje, everything, buri kintu cyose kimeze neza, bumvaga baguha n'ibyo bifitiye byose kuko aba ari kubaruhura pe. Ubwo Emeline yarakomeje arakora ariko abo bantu bakabona ko uwo mukobwa bafite aratwite. Gusa si babitindaho. Emeline agejeje nko mu mezi ari 6 hafi 7 yaje kubahamagara arabwira ati ndashaka kubaganiriza. Avuga ati okay, nta kibazo. Ngo ati se byagenze gute? Aravuga ati rero nkuko mubibona ndatwite cyane kandi murabibona ko nkuriwe, ariko ikintu nashaka kubasaba ni kimwe, ndabinginze ntimuzanyirukane kuri aka kazi, nzagenda mbyare, ndabasezeranye yuko nta n'iminsi 2 nzamara nkiva kubyara nzahita nza nkore. Abantu bavuga ati oh it's fine, ntacyo bitwaye, twanaguha icyumweru usanze handuye so wahita ubitunganya vuba, it's okay, ntacyo bitwaye. So bifata nk'ibintu biri simple aho ngaho. Biramucanga, nibwo batangiye, nibwo yakomeje arakora bigeze nko ku mezi 9 ataruzura neza. Yafashe udufaranga yari yarasevinze aragenda arahaha utwenda tw'umwana buri kimwe cyose. Gusa Emeline yari umusirimu, yahise agura ka kantu batereka mu modoka baterekamo abana, aragenda arakagura, avuga ati nzamuhora nkagendana instead yo kumuheka ko sinabishobora. Arakagura buri kimwe cyose. Umunsi wo kubyara ugeze, babagabo yakoreraga bamwoherereje miliyoni 6 kuri telefone ye, bambwiye ati uze kwirwanaho kandi mwana uzamurere neza. Emeline yararize cyane aho kugira ngo yishime, yumvaga yuko bamwirukanye ku kazi. Ubwo abo babosi be bahise bamuzanira ibintu byo kumuhemba n'iki, arataha. Nta n'iminsi 2 ishize Emeline yari yabyaye neza, ameze neza. Yahise aza kubareba arabwira ati se umunyirukanye ku kazi? Ambwira ati no, iriya nishimwe twaguhaga, no nishimwe wagaruka ntacyo bitwaye. Ambwira ati biri serious? Ambwira ati ya waza nta kibazo. Ubwo yahise afata umwana akagenda amugendana, utuntu twose akatwikorera. Yumvaga atanashaka umukozi kuko ntabwo yari kubivamo. Akabyuka agatunganya inzu, iyo tuntu twose akadushyira kuri gahunda, agatunganya umwana, dupampa ku ruhande ari buze kumuhindurira, akamuterekaho tugatwe hafi, akagenda akabakorera amasuku. Senazagera konsa umwana, akagerageza no kwita mwoza. Nyine ubura uko umubyeyi yita ku mwana byose akabikora, agakomeza agakora n'akazi. Abo bantu baho ngaho nibwo bari basigaje igihe kitarenze amezi 7 muri icyo gihugu. Nibwo bamicaje barambwira ati se kakazi kawe kagiye kurangira, dusigaje igihe kitarenze amezi 7 muri iki gihugu, twongera twisubirira iwacu. Biramucanga, yibaza ahantu azakura amafaranga, biramurenga. Gusa muri abo batipe babiri babanaga, nubwo bose bari mariye, hari harimo umwe uri divorce. Nibwo yarebye umukobwa arambwira ati se twagufasha iki kindi? Arabwira ati rero kubona akazi muri iki gihugu biragoye, kandi nari natomboye ngira Imana nkorera abanyamahanga batanga amafaranga, ariko ngiriwe amahirwe nkagera nko muri biriya bihugu bya hanze, nshobora gukora cyane nkabona amafaranga nkita ku mwana wanjye, nanjye ubwanjye nkiyitaho. Bavuga ati okay, nta kibazo, ikintu twagufasha ni kimwe, tujye kugitekerezaho tuzakikubwira ejo. Avuga ati nta kibazo. Ubwo baragenda batekereza uburyo bari bumufashe, batekereza uburyo ki bagiye kuba bagenda bakabera nk'abari mariye kugira babashe kubona ibyangombwa. Nibwo azasaba kubwira umukobwa, yambwira ati rero njyewe nubwo nakubwiye ko ndi mariye ariko ndi divorced, so rero ikintu nakubwira, ikintu gishoboka kugira ngo ugende vuba kugira tuzavira hano rimwe, wenda utazashomera cyane, icyo twagukorera tugiye kugenda tujye mu rukiko byerekane ko turi umugore n'umugabo, and then bizakorohera kwita dushaka ibyangombwa, then living. Umukobwa arishima arambwira ati nta kibazo rwose. Bahise babipanga umunsi rwashaka utwenda aritunganya, bahita bajya mu rukiko, ibintu byose barabicampurisha. Nibwo bahise bagenda bashaka ibyangombwa. Of course iyo umunyamahanga ari gushakira umukunzi w'ibyangombwa ntago bitinda, mu gihe kitarenze amezi 3 umukobwa yarabonye ibyangombwa n'umwana we
kuko n'umwana yari yamwanditseho ko ari wowe. Baragenda bahita bajya muri icyo gihugu bari bagiyemo, umukobwa aragenda abayo, ahita abona akazi, umwana akamwitaho n'akazi akakitaho. Hashize igihe nibwo umugabo n'uwo mukobwa Emeline baje kugenda mu mategeko, berekana ko bari divorced, ariko umukobwa yamaze kubona ibyangombwa byo kuba muri icyo gihugu, baratandukana nyine, aranamushimira. Nibwo ubuzima bwakomeje, Emeline agenda yita ku mwana we, nawe ubwe yiyitaho. Katugaruke mu muryango wo kwa Jack. Umunsi umwe ababyeyi be bari bagiye gutembera, yari imodoka imwe nini irimo abantu benshi kabisa, irimo papa we, irimo na mama we, irimo n'abandi bafamiliye be hafi baho hafi. Nibwo bari bagiye bari kuzamuka mu musozi, babura feri. Mu kubura feri imodoka ibasubirana inyuma. Mu kubasubirana inyuma babuze control, nibwo imodoka yahise bibarangura igwa mu kibaya, bose barapfa. Jack yari yaragiye kuba hanze ashakishirizayo ubuzima. Nibwo baje kumuhamagara baramubwira ati famiye yawe yagize ikibazo n'iki. Jack yaje kugaruka mu gihugu cye, araza ashyingura ababyeyi be mu cyubahiro n'inshuti ze, ibintu byose yabishyira ku murongo, ategura ibintu byose, ahitangira yisubirira hanze. Mu by'ukuri nta muryango yari asigaranye n'umwe. Ubwo ngubwo nibwo yaje kugera hanze, umunsi umwe nta muntu agihura nawe, abantu bose baramwanze. Reka mbabwire akantu gatoya, iyo wasuzuguye Imana nayo iragusuzuguza kabisa. Uburyo yasuzuguye Emeline ntabwo yashaka kubyumva, yamwimye byose. Ngaho ihise imwima umuryango we, abakobwa bose bamucikaho, n'abahungu yagiraga zari imbyarya, ku buryo nta muntu muzima yari afite mu buzima bwe. Hashize iminsi ari kugenda mu nzira, yaje kumitinga n'akana kari hafi y'inzu yabo, kari hanze, kari gukina ibipiriso, kiratakara kijya hirya, agiye kugitoragura ahura n'uwo muhungu. Arebye tubona ni Jack, ariko umwana ntabwo yari amazi, ariko umwana yari afite isura ya Jack fresh. Aramusuhuza, baricara baraganira. Hanze haba hari udutebe turi ku mihanda, baricara baraganira, ngo mama we hari utuntu yari gutunganya mu nzu. Ubwo ngubwo abantu babanyuraho bakavuga ati wow, murasa n'umwana wawe. Aramubwira ati ntabwo ari umwana wanjye. Nibwo Emeline yaje gusohoka mu nzu atari kubona umwana we, asanga yicaye hanze ari kumwe n'undi muntu. Agiye kureba umuntu bari kumwe asanga ni Jack. Yararakaye cyane, na Jack arebye abona ni Emeline. Aramubwira ati se uyu niwe mwana wanjye? Emeline aramuseka cyane, aramubwira ati are you crazy? Uri umusazi, uri igicucu, ubwonko bwawe bwatakaye, uri gutekereza gute ngo uyu ni umwana wande? Umwana wawe? Wiyibagije amagambo wambwiye, ariko datuma nikomerekeza umwana. Mbabarira umve iruhande, njyana umwana wanjye. Mu by'ukuri umwana si uko yari mutaha, yari yatangiye no kuba amacura mukunda. Hari hashize almost imyaka 6, hafi 7. Ubwo ngubwo nibwo Jack yatangiye kugenda noneho avuga ati mfite amaraso, n'icyo atangira kubyirukankamo. Umubyeyi yaje kwicaza umwana, amubwiza ukuri, amubwira uburyo ibintu byagenze, buri kimwe cyose. Umwana none aragenda yanga se kuri rwa rwego rutabaho. Nibwo se yaje kujya gutanga ikirego, bahita babazanira ibipapuro byerekana ko bafite urubanza. Birabacanga vraiment, birabacanga. Baravuga bategura urubanza, n'umwana yitegura urubanza. Ubwo nyine baragenda, ntabwo byari byoroshye. Umugabo araburana, nibwo n'umugore yagiye araburana, ariko afite ubwoba ko bagiye kumutwarira umwana we. Arangije umwana we agiye gutanga, nawe agiye kuvuga, ari nawe ushobora no guconcludinga ibyo bintu byose bari barimo. Nibwo yarebye mama we, arangije aramubwira ati mama, ndagukunda cyane ku buryo udashaka kubyumva, I love you so much, kandi binakunze nazagupfira. Nibwo yahise ajya imbere, arangije aragenda areba abavoka, areba abacamanza, areba abantu bose, arangije arahindukira areba n'abantu bose baje mu rubanza. Arangije arababwira ati uyu muntu muri kureba hano ntabwo ari papa wanjye. Ashobora kuba ari papa wanjye mu maraso, ariko ntabwo ari papa wanjye muri ubu buzima ndimo. Simuzi, navutse namuzi, ikirengejeho yihakanye mama. Ntabwo mushaka, sinyine no kongera kumubona. Nibwo yarebye abacamanza arababwira ati ikintu nabasaba ni kimwe,
ntazigere yegera mama kandi nanjye ntabwo nkeneye ko azanyegera. Ubwo nyine ni warning yo kutabegera, abegereye bahita bamufunga. Umwana ahita concludinga ibyo byose. Mama we yarapfukamye ashima Imana avuga ati Imana urakoze, ndagushimye, pasi unyeretse yuko ibintu byose naruhiye ntaruhiye ubusa. Yahise agenda areba umukobwa we aramuhobera. Uwo mukobwa yitwaga Karabo. Arangije Jack arareba, arangije arapfukama, arangije ahindukira areba Emeline arambwira ati basi ngirira impuhwe, ababyeyi banjye barapfuye, basi abari mwebwe nsigarana nk'umuryango. Karabo aramureba aramubwira ati twe ntabwo turi umuryango wawe, ntabwo tukwanze ariko nta nubwo tugukeneye. Ubwo ngubwo Emeline yahise afata umwana we arigendera. Baragenda bajya ahantu baricara baraganira, ariko ari kurira atariyakira, yumvaga ko umwana we bagiye kumujyana. Ubwo nyine birarangiye, umwana arishima ndetse na nyina arishima. Jack akageza akahagarara nka hirya iriya nyine nko muri metero nka zingahe nka 50 asaba imbabazi umugore, ariko umugore akamubwira ati no ntibishoboka, warambabaje, amagambo wambwiye ngo yaba ari uwawe yaba atari uwawe ntunkeneye no kumbona, nk'uko wabitubwiye natwe ntabwo tugukeneye kandi ntufite no kumenya impamvu twageze aha ngaha. Emeline yararize, abona ko kuba muri icyo gihugu abona umuhungu bishobora kuzamugora. Nibwo yaje kwaka ibyangombwa ajya kwibera mu kindi gihugu, we n'umwana we aba ariho bajya gutangirira ubuzima. Jack baramureka asigara muri ubwo buzima. Noneho aragenda, noneho araniyanga, atangira kunywa ibiyobyabwenge, atarya, atangira gufata ibintu bitari sawa, aragenda ata ubwenge, abantu bose bamushiraho. Nibwo yaje kujyanwa mu kigo ngororamuco bitewe n'ibintu bari basigaye bamubonamo. So isomo twakuramo hano, ntitukihakane umwana. Yego aba yavutse mu buryo butari bwiza, mu buryo butunguranye, yego pe abantu babibablamingira, ariko nanone ntibaguhanire cyangwa se ntibagucire urubanza yuko utareze umwana wawe kandi n'umwana wawe ngakwange. Reba ko Jack yageze kuri level n'umwana we yibyariye amwanga akiri mutoya. Mwige kugira ute, mwige kwicisha bugufi, mwige kwakira abantu, kudasuzugura, kandi mwige kwiyoroshya. Don't forget to subscribe, share and comment. Love you.